Mwiriwe neza, abantu benshi bakomeje kwibaza ngo e-cash yabije gusimbura mobile money. Ese nawe urabyibaza? Reka nkumare impungenge. Igisubizo ni oya. Kubera icyo ari oya? Reka nkubwire impamvu cyangwa se uburyo bune e-cash na mobile money, ubwo ndavuga Airtel ndetse no kuri MTN, uburyo bitandukanye. Uburyo bwa mbere, MTN mobile money cyangwa se Airtel money, ubusanzwe ni system cyangwa se uburyo bwo kwishyura na ubusanzwe bukontororwa n'ibigo by'itumanaho nyine nko mubyumva. Airtel controller Airtel money, MTN controller MTN mobile money. E-cash rero igenzurwa na banki nkuru y'igihugu BNR kuko ni ishinzwe payment system zo mu gihugu cyose. Hanyuma ikindi, mobile money abantu bayizi ko amafaranga bisaba ko yafite kuki kuri Airtel money cyangwa se mobile money bisanzwe kugira ngo wishyure kuri kode y'umucuruzi runaka nawe ukoresha umurongo w'itumanaho. Ariko e-cash amafaranga ari kuri e-wallet cyangwa se ku nahita ngo ni nk'ikofi y'ikoranabuhanga yitwa e-cash, hanyuma ikaba ishobora kuba yahuzwa n'iki n'andi mabanki cyangwa se n'abandi bose batanga amafaranga bikaba byahuzwa. Hanyuma ikindi ni kuri mobile money na Airtel money kwishyurana kenshi biba hagati y'abantu bakoresha urubuga rumwe, umurongo umwe. Ngiye kwishyura Airtel, ngiye kwishyura umukoresha Airtel, nyine birumvikana ko byoroha birakunda kuko afite kode ya Airtel, ndamwishyura bikunde. Kereka iyo byaga bisaba ko akenshyira gute afaya kuri konti urugero ya banki, ndayakuraho nyishyira ku konti yanjye ya telefone runaka either Airtel cyangwa se mobile money, nindangiza mbone kuyishyura kuri kode y'umucuruzi ufite momo pay code. Ariko ubu e-cash nimara kuza se mu gihe yamaze kuza, noneho yo iroroshye kwishyurana hagati yaki ya banki, mobile money n'izindi nzego zose, bivuze ngo ntabwo niba ugiye kwishyura umucuruzi urugero ufite code ya momo pay, ntabwo bigusaba ko amafaranga uyavana kuri banki ngo ashyire kuri mobile money. Kubera iki? Kubera e-cash. Hanyuma ikindi, momo pay akenshi ikoresha buriya QR code ya MTN. Abazi abumva IT barabyumva QR code icyo ari cyo. QR code ikoreshwa kuri mobile money nyine ni iryo tumanaho nyine. Urugero niba Airtel money ikoresha QR code yaki ya Airtel of course. MTN for MTN. Ariko kuri e-cash iyo yakosha QR code ariko ikaba iri kuri niveau cyangwa se kuri level y'iki y'igihugu cyose, atari yihariye kuri ya tumanaho runaka. Hanyuma shaka kunyera kwibaza ngo ese momo pay ko zigiye kuvaho? Kugeza ubu ntago hari gahunda ko zizavaho, ahubwo izakomeza ikore ku bacuruzi bayikoresha, nogeraga momo pay code izakomeza ikore. E-cash rero igiye kuza kongerwamo nk'uburyo bubyihutisha. Nimbivuze ruguru, giye gusaba ko nafite amafaranga kuri Equity, ngiye kwishyura umuntu ufite mobile money, ufite momo pay, ntago binsaba ko bamishyira kuri mobile money ngo mbone kumwishyura oya, kandi hari e-cash ntabwo ari byo. Ubu byavuyeho. Ikindi, mu gihe kiri imbere ashobora kuba QR code imwe ishobora kwakira ubwishyu buturutse kuri banki zitandukanye, mobile money cyangwa se e-cash, kugira ngo abacuruzi batagomba kugira gute kugira QR code buri muntu na buri banki akoresha cyangwa se na buri tumanaho rye. Ikindi ni uko e-cash inyungu ifite ziruta uburyo bwasanga buriho busanzwe ni nyinshi cyane. Twakoze ku munsi w'ejo aho tuvuga ko e-cash ifite inyungu nyinshi, muri zo harimo koroshya kwishyurana hagati ya banki na mobile money, harimo kugabanya igihe n'ikiguzi cy'ubwishyu. Nko mwabibonye mu makuru, nuvuga ngo amafaranga 20 ashobora gutuma ukora transaction hagati yawe n'umucuruzi mudahuje banki, mudahuje tumanaho, urugero MTN na Airtel. Hanyuma ikindi nuko bigiye gufasha abantu kwishyurana mu buryo bumwe, bidasibye ko umuntu agira gute aba ari muri banki nk'iya mugenzi we. Ikindi ni uguteza imbere ubukungu bw'iki budakoresha amafaranga mpapuro, akenshi na kenshi umutekano wayo uba ari na mukeya. Ariko amafaranga ufite kuri telefone, ufite kuri konti, ni gake ko agira gute ko abasha kwibwa. Urumva ko ni uburyo bwiza bugiye kuzaho, kandi abantu bose bagomba kugira gute bagomba kwakira kubera ko nyine bizakora. Abashaka kwibaza ngo ese ubundi tugeraho USD cyangwa se USSD cyangwa se codes za twishyuriraho akenshi na kenshi kuri momo pay code zabaga ari akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Ese zizaguma cyangwa zizavaho? Kativuze guruko ntabwo izi individual QR codes zigiye kuvaho, zizagumaho. Ariko e-cash izemo ku bantu uyu munsi babonye SMS umunsi nyinshi z'amabanki zibabwira uburyo busaba kujya bishyurana badakoresha n'undi wa murongo, kuvuga ngo ndakanda kuri MTN uburyo ngiye kufata amafaranga kuri mobile kuri konti nshye kuri MTN, byansaba ko njya nkanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 4 nkomeze ibikurikiyeho. Nkabonye ko uyu munsi kabonye SMS zivuga ngo uraca kuri USSD yihariye ya banki cyangwa se umurongo w'itumanaho ukoresha, nurangiza ubashe kwishyura. Urugero, kubakoresha BPR muzadukanda
akanyenyeri ijana na mirongo itanu urwego ukurikiza iki amabwiriza. Mu mahitamo uzajya ubona uzajya urabona ikashi. Niba rero ufite iriya izi application muri telefone yawe, uzajya ufata uzakanda akanyenyeri gatanu eshatu urwego, mu mahitamo uzajya ufite yo gukoresha harimo na ikashi. Bivuze ngo iyo ikashi ni ubwo buryo igiye kuba insere cyangwa se igiye kongerwa mu byo dufite bisanzwe. Bivuze ngo ntabwo igiye kubisimbura, ahubwo ni uburyo bushya bwo kongera kwishyura. Niba urugero ukoresha umwarimu sako, ukoresha iki akanyenyeri ijana na mirongo na gatanu urwego ugakurikiza amabwiriza, ubona ko muri option ufite harimo iki, harimo na ikashi. Muri make ntabwo ikashi ije gusimbura ubwo buryo bwose, ahubwo igiye kuza kubaho n'iki, ni ukongera koroshya, ni ukongera kwagura uburyo bwa payment systems zifasha abantu ku mafaranga make, kandi bitabasabye ko bagira gute, ko bakora ko bafite umwanya munini bafite amafaranga bayavana kuri konti imwe bashyira ku murongo w'itumanaho, bongera bayakuraho bayashyira ahandi. Bivuze ngo ni direct. Niba ngiye kwishyura amafaranga ari kuri konti ya banki, umuntu nishyura akoresha mobile money, ubwo ni urugero nko pay n'ibindi, nzaga mbikora direct nciye kuri ikashi, kubera yuko ikiguzi ni gitoya ngo twabibonye, ni amafaranga 20 gusa ucibwa ku mafaranga kuva hagati y'amafaranga 50 kugera ku mafaranga arenga miliyoni kuzamura. So bivuze ngo birahendutse kandi birizewe, umutekano urahari wose. Rero ni uburyo bwiza leta y'u Rwanda batuzaniye kandi itekereza ku baturage buri munsi, kubera ko ngo tubizi isi iragana mu ikoranabuhanga, bigasaba ko abantu bagera gute, babasha kugira ngo ubashe gukopinga n'iterambere turimo tuganaho nk'igihugu. Mwakoze kubana natwe.